Turabasuhuje aho muherereye hose, mu birere bine by'igihugu, mu mfuruka enye z'isi, amahoro y'Imana abane namwe. Uwiteka ahaze ukwifuza kwanyu kwiza buri munsi. Ibyo muri gukora byose mushakashaka ubuzima, Uwiteka abahe umugisha kandi Uwiteka abe mu ruhande rwanyu buri munsi. Biragoye cyane kuba Abisirayeli bagaraguzwa hagati Imana ireba. Ntibishoboka cyane. Ntibishoboka habe na gato. Ni nko gufata ingamiya ukayicisha mu zuru ry'urushinge. Buri wese yakubwira ko bitashoboka. Babyanga babyemera, ni uko Isirayeli ifite isezerano ku Mana. Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Ni umuntu wese wubaha Imana niko bimeze. Afiteho Imana y'igikundiro ku bwa sekuruza. Ntaho umubisha yaca ngo amuhungabanyirize ubuzima. Ni isezerano. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ndabashimiye cyane. Babyanga babyemera, ni uko Isirayeli ifite isezerano ku Mana. Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Umutwe wa Hamasi uri kwatsa umuriro ujunditse amazi. Ntago bashobora Abisirayeli habe na mba, kuko Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Zimwe mu ndirimbo ba sekuruza babo baririmbye, Zaburi y'124 kuva ku murongo waho wa mbere, hari amagambo meza cyane agaragaza uburyo Imana yagiye iba mu ruhande rw'Abisirayeli. Nk'ubu nyumvira iyi ndirimbo ya Dawidi, ni indirimbo y'amazamuka, indirimbo y'124 Zaburi. Bagira bati, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu. Aba ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ashimwe, ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo wabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Aya ni amagambo amwe Dawidi yanditse agaragaza uko Imana yabaye mu ruhande rwabo, ikabakiza ingabo zitandukanye zahigaga ubugingo bwabo. Imana yakomeje kuba mu ruhande rwabo, igaragaza ugukomera kwayo, ibakiza intambara zitandukanye, ibakiza ababisha babo babahigaga bukware, babahiga buri munsi ngo babice. Abisirayeli bakomeza kwiringira Imana kuko bayifiteho igikundiro. Bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Umutwe wa Hamasi uri kwatsa umuriro ujunditse amazi. Ntabwo byashoboka yuko banyeganyeza Isirayeli, kuko Isirayeli ifite isezerano ku Mana. Ntago bayishobora habe na gato. Zaburi y'125 nayo irabigaragaza cyane. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Nk'uko inkoni y'umutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kurambararira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Ndabashimiye cyane. Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Zaburi 125. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye none ndetse n'iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. Abibwira ko umutwe wa Hamasi washobora Isirayeli barishuka cyane. Ntago byashoboka, kuko Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo.
nta na rimwe Imana izigera yemera inkoni y'abanyabyaha ikomeza kuramburirwa ku bakiranutsi bayo. Ndabashimiye cyane ko mukomeje kutwumva, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bakomeje mu magambo menshi cyane bagira bati iyo Uwiteka ataba ari we wari mu ruhande rwacu. Aha ngaha bagaragaza ko Imana yabaye mu ruhande rwabo kuva na kera. Imana yakomeje kuba mu ruhande rw'Abisirayeli. Iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none. Iyo Uwiteka ataba ari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu babi baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Aha Isirayeli yabivugaga yeruye igira iti abanzi twarabamanye kuva na kera, bamye bahiga ubugingo bwacu, ariko Imana yakomeje kuba mu ruhande rwacu, iraturinda, iturinda amajya n'amaza, dore ko buri munsi twayisengaga tuyambaza, tuyisaba kudukiza abanzi bacu, tugisaba kugira ngo yibuke isezerano yagiranye natwe. Na n'uyu munsi wa none Imana irakibuka isezerano yagiranye n'Abisirayeli. Nta mwanzi n'umwe washobora gutera Isirayeli ngo ayineshe, ngo ayishobore, kuko Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Abisirayeli bakomeye cyane, barakomeye cyane kuko Imana irabazi kuva na kera, na n'uyu munsi wa none irabazi. Zaburi 125 ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye none ndetse n'iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ntacyo umutwe wa Hamasi uzatwara Abisirayeli, kuko Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro. Nubwo iminsi ikomeje kwicuma, abenshi nabo bakaba bakomeje kuhatakariza ubuzima kubera intambara iri kuba hagati ya Isirayeli n'umutwe wa Hamasi. Hamasi ngo iri gushaka ukuntu yarimbura Isirayeli, ariko ntibishoboka habe na gato. Ni nko gufata ingamiya ukayicisha mu zuru ry'urushinge. Babyanga babyemera, ni uko Isirayeli ifite isezerano ku Mana. Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Ntabwo umutwe wa Hamasi washobora ingabo za Isirayeli, ntabwo bishoboka habe na gato. Biragoye cyane kuba Abisirayeli bagaraguzwa hagati n'umutwe wa Hamasi. Imana ireba, ntibishoboka habe na gatoya, ntibishoboka habe na mba, kuko Abisirayeli bafite Imana y'igikundiro ku bwa ba sekuruza babo. Babyanga babyemera, umutwe wa Hamasi nibamanika amaboko, kuko Imana nta na rimwe izigera itererana Isirayeli. Ndabashimira.